mwibanga rikomeye ngo ndimbati yageze ate yamaze nihazagira umuntu mutera amabuye kuko mubibamo nihagira umugabo uzamura agatoki yandika ati ngeshwe hahita haza umusubiza we bari kumwe ejo ntabwo uzi ukuntu jara birababaza kumva usangira umuntu n'undi nubwo bwose wakwikomeza ngo nta birenze mani ngo nese ko ataha birababaza. Natwaye inda nkimara kuyitwara yari yarambwiye ati nuyitwara nzakwica, urupfu uri kumwe narwo uzagendane narwo. Ati se ko mbona witeguye cyane, bite hano hari umushyitsi nini wowe mushyitsi? Ati biteze niyanda nayitwaye uyu munsi ndi tayari gupfa, nateguye icyuma rwose imbere yanjye. Niba atari banga icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. 16 ya narabwiriwe nari ibijumba indi gusaba inyama. Pore kabisa. Nzuko inzara iryana. No ujye umbaza ngo kuki kugiye kurya usenga? Yego. Inzara iraryana mani. Ninkubwira ngo ndashonje uzamenye ko nshonje. Sorry kabisa. Noneho gusonza utwite. Nta muntu n'umwe muri famille yanjye uzaho ntuye. Especially famille yo kwa mama wanjye. Nta n'umwe uzaho ntuye. Mu mama w'abana babiri. Yego. Ku myaka 14 hafi n'itanu imfura yanjye ifite. Ntawe uzaho ntuye. Ndetse ngo iki muri comment sinzi ukuntu kancitse. Ngo ijoro ribarwa riraye n'iki main nabivuze ngewe nkanjye kuko mbizi ko nabinyuzemo. Kumubabarira nta kindi ni ya mibare nateye, mbona n'ubundi vindimo kumufungisha imyaka 25. Ndibaza nk'umuntu Alright, Just Official TV ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, nizere ko muri amahoro. Ngira ngo mumaze kumumenya muri benshi no kumumenyera, bamwe mu bakunda ibitekerezo bye, namwe n'ababyanga bamwe na bamwe. Njye mbona hari ukuntu musubiza mu buryo butandukanye ku bitekerezo aba yatanze. Yitwa Clara, umwamikazi, ni umu MC, ni umu radio presenter, ariko akaba n'umumama. Kuvuga ngo afite experience z'ibitubamo z'ibindi wenda bamwe baba bibaza. Hanyuma uyu munsi nongeye kumugarura kuri kamera zacu kugira ngo yongera tuganirize kuri zimwe mu ngingo n'ubundi zidufasha. Karara, uraho neza? Muraho neza Jara. So ni ngombwa ko njye nawe dusuhuzanyara. Oya suhuza abadukurikiye. Muraho. Uko njye nawe inshuro nyinshi tuba turi kumwe. Fresh network. Yeah. Aho niho bibera. Niho bibera. Uyu munsi rero nagutumiye ngira ngo tuze kuganira ku ngingo isa nkaho ikomeye kubera ko bigora benshi. Hari igitabo cyanditswe n'umwe mu bamama wanyuze mu buzima bukomeye, burimo n'ubuzima yanyuzemo arokoka jenoside yakorewe abatutsi. Avugamo ikintu cyitwa imbaraga zo kubabarira. Imbaraga zo kubabarira, ngira ngo uri kubyumva. Ndabyumva. Nyuma y'uwo twaraganira uravuga uti mbere y'uko umukobwa ajya kurega Ndimbati yagombaga kugira ibitekerezo birenze ibyo kumva ko agomba kurega umuntu babyaranye. Yego. Ni kese n'ubundi ikomeje. Kugeza ubu Ndimbati yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo ubutabera bukomeze gukusanya ibimenyetso cyangwa se ubushinjacyaha. Iyo bavuze ngo imbaraga zo kubabarira kuri Clara, ni ijambo ufata ute, urisobanura ute? Nkuko bitangiye, kubabarira ntabwo ari ibintu biza gutya bikakugwa ku mutwe hejuru.
kubabarira ni ikintu gikomeye, nta nubwo ari ikintu, ni impano ubundi reka mba ariko nyita. Kubabarira ni ukuba nawe ubwawe muri wowe hari iyo mpano wifitemo, kuko benshi birabangama. Kubabarira umuntu wakugiriye nabi, kubabarira umuntu wakubujije ubuzima, kubabarira umuntu watumye ubutari umuntu wagakwiye kuba uri we, kubabarira umuntu wagutwaye umubyeyi cyangwa wagutwaye ubwo busugi, ubwo buzima bwiza, wagutwaye kutiga, wagutwaye abavandimwe, wagutwaye umuryango, biragorana. Ariko ntabwo ari ibintu bita biza ako kanya, bisaba ko ubanza ubwawe ukiyakira. Igihe utaramara kwiyakira wowe ubwawe ntabwo wababarira, kuko uko ujya kubabarira uhura n'ibindi bibazo. Ibibazo biza gute rero? Ni hahandi ushiduka igihe ugiye kubabarira umuntu ukahita uhura n'akabazo kagakwiye kuba kakemurwa na wa wundi waguhemukiye. Kuhora ubona uri wenyine, kandi akenshi ibintu nk'ibyo bituma usigara uri wenyine, bigatuma kugira ngo n'abandi mwe mwabana ari ukubibohaho. Reka mba ariko mbivuga, kuko ibyinshi ntabyo uba ufite byatuma wegera ba bantu, bituma guca bugufi, kwiboha ku bantu, hari n'igihe uri kumwe nabo ukabona bari kubibona mu maso yawe, mbese ukumva uri jene. Urumva ko bisaba kugira gute? Kwiyakira. Still rero igihe utariyakira, kuri njyewe kubabarira ntabwo byoroshye kuri buri muntu wese. Yego. Wavuga ko imbaraga zo kubabarira wigeze ufesinga iyo time yo kumva ko ukeneye izo mbaraga, wabigenje ute kugira ngo izo mbaraga uzibone niba byarakunze? Kugira ngo mbone imbaraga zo kubabarira na fesinze nabyo igihe kinini cyane, still kuva mvutse. Yewe mvutse nahuye nabyo igihe nitwa ko ntangiye guca akenge, jenoside birabaye. Hahandi nari njyenyine uretse umuvandimwe wanjye tuva indimwe. Hahandi yabonaga ngiye kuburara akinyabya. Hahandi nariye ibiryo by'abandi bana. Hari abana benshi tujya duhura naririye ibiryo byabo kugira ngo mbeho. Ako kana ntabwo nigeze nkagaruka. Nabona ukibutse amarira araza. Urumva muri jenoside twahungiye muri Faisal. Ntabwo twe twabanjije guca muri SOS batujyana muri Faisal. Urumva twe twabaga muri etage hejuru ya nyuma. Noneho ari ukuntu wahagararaga, abandi baturage bose bari hasi, ku buryo wahagaragara muri etage ugatera ijisho ahantu bagiye kurya. Urumva byaragaragaraga cyane kuba wareba umuntu uri kurya ukamenya game, manuka sikariye wiruka ukahita uterura umwana kubera inzara. Twari abana b'imfubyi benshi, mbese ntabwo byari byoroshye. Kubabarira rero ahantu natangiye kubibona ni inshuro musaza wanjye yanyitangiye. Hari ukuntu bavugaga ngo abantu bashaka kujya hanze y'ikigo. Musaza wanjye nawe yari umutoya, ariko akaba ari guhagarara ati nanjye ndajya mu basohotse, kandi wasohokaga ikintu kikakurangiriza hanze. Ubwo nyine waragendaga, ubwo yagendaga tumaze gufatana mu ntoki tugasenga, nkangana nugaruka uraza. Ndabyibuka nararwaye bikomeye, hari indwara yitwa macinya. Ubundi bunzanye muri ibi bintu. Oya nukwihangana n'ubundi urumva hejuru y'ibyo byose turi kwinjira mu kwezi n'ubundi kwahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'ubundi n'urugendo rukomeje kwibuka twiyubaka, hakubiyemo nuko kubabarira. So rero ntekereza ko ni message nziza ku muntu dukurikiye muri bino bihe nibizabikurikira, ndetse ni n'uburyo bwiza bwo kumva ko wenda umuntu aho ari, wenda icyo yumva gikomeye cyamugezeho kitamugezeho wenyine,
ni ibintu bishoboka Clara nzi Yeah. ko Ubwo na- ukomeye nzi ko Yes. ukomeye Cyane. nzi ko umutima wawe ukomeye ku buryo waduha experience wenda ntibikujene cyangwa ngo oya bigutushe nta mpamvu urumva ariko wihangana uduha urugendo. ibi bintu ni ubwa mbere ngiye kubivuga ubundi tujya tubiganiraho nyine n'uwo muvandimwe wanjye impamvu ariho ntangiriye niho hatumye mbundi wubaka akanya yajyaga agenda akaba ubwo agaruka yaba agarutse yagera anzaniye utwo tuntu azanye ibiyo mineke ibiki akaba ubwo akubitwa ari njye azira kubera ko ntabwo umwana yari yemerewe gusohokana n'abandi bakuru agafatwa aje yikoreye kandi bitemewe yuko umwana nawe ajyana n'abandi bakuru. Ibyo birabaho birakomeza ubuzima burendereye jenoside isa nkaho iri kurangira ndabyibuka hari n'igihe umuntu yapfaga duhagararanye sinzibagirwa witwaga Olivier nka musaza wanjye duhagararanye hejuru kuri etaje turi kureba ko waba uri kureba ibiri kubera harya Minagri n'iki byose mbona umuntu wari wiga ufite umutaka ahetse umwambona yituye hasi nge rumva nari nsa nkaho ntarasobanukirwa basa grand frère none se uriya muntu ko yituye hasi arambwira ngo baratsikiye nyine ngo aguye hasi nyine nawe urumva yakuze yari ameze nka mama cyangwa papa ko ntabo twari turi kumwe uwo mugenzi wa grand frère nawe yitwa Olivier ngiye kubona igihe tukiri kureba wa muntu kumbe nawe yarangiye urumva nta kundi ntabwo ari kumbwira ngo nawe aratsikiye nibwo nahise ntangira kubona ko andinda ibyo byose yagiye andinda mu burwayi turataha tugeze mu rugo dusanga ibintu byose ntabyo mu nzu turi babiri ndamushima impamvu ariko ntereyeho ari mu bantu batumye ntangira kurakara mu buzima bwanjye kuko bwa mbere yigeze kugira ikibazo nawe arakizi biba ngombwa ko ari njyewe uri bumwitangire hahandi aho nabaga byabaye ngombwa ko banyirukana mugera imbere ndamubwira banyirukanye ati bakwirukanye nibyo koko ni banyirukanye aragenda nawe arababaza ati Claire mwamwirukanye bati ubwo nanjye reka mfunge tujyane urumvaga ka kantu mwari mucumbikiwe oya ubwo nahise nsimbuka ngeze mu bihe umuntu atangiye gukura kugira ngo nkumvishe za mbaraga z'ukuntu umuntu atangira kubabarira aho urumva yanyitangiye inshuro nyinshi nanjye hari igihe cyagezeho agira ikibazo ndamwitangira kumwitangira bitoroshye byagombaga imbaraga kandi ndi umwana ariko we ntabyo yarazingire ngo amaze igihe gito yabimenye sinzi akantu twigeze gusakira nabo ndamubwira nti ntuzibagirwe ibi n'ibi biba narakwitangiye mara ngo wenda utaranarengaho wenda sinzi ariko uratubwira nubwo muciye mu ijambo mu kiganiro cy'ubushize watubwiyeho ukuntu wajyaga umusura aho niho naringeze natwaye inda nkimara kuyitwara yari yarambwiye ati nuyitwara nzakwica urupfu uri kumwe narwo uzagendane narwo uwo munsi mbimenya ko nyitwite rero nanjye narahagaze ndamutekera ndabyibuka najyaga mu Kimicanga nkagura ari ukuntu imodoka iyo iri gupakurura hari amabango ibitoki bigenda bigwa hasi biriya byaguye hasi rero ntabwo biba bigura nk'ibindi uhita ubigura na wa wundi uba uri gupimura yitwa reka mwite tandiboyi wenda niwe uhita ugura nawe bya make ngura utunyanya mfite ukuntu nyine nkunda no guteka bro ndamutekera ndagira utuntu twinshi ndamumesera mutekera icyayi cy'amata kundi icyayi bya hatari kirama gatanga weze ndamugana rero bro ati se ko mbona witeguye cyane bite hano hari umushyitsi nini wowe mushyitsi ati biteze niyanda nayitwaye
uyu munsi ndi tayari gupfa, nateguye icyuma rwose imbere yanjye. Icyo nakoze yarandebye abura icyo akora, arambwira ati se uri kumbeshya cyane ukuri nti nibyo. K'uwo munsi byamunaniye kwihangana, umunsi ukurikiye aragenda ntiyagarutse. Ubwo ndi muri ghetto, inzara iranyica, sinzi uburyo yahamagayemo ati duhurire Kacyiru kwa muganga. Ndagenda nyine barampima basanga ndatwite. Urumva agira ngo amakinge sure ko ibintu namubwiye ntamubeshya, asanga ndatwite. Ariko nabikubwiye. Batari banga icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. 16. Ya. Umva nawe ni muri imwe nk'iya Firdaus. Niyo mpamvu iyo mbigezeho ndakara. Noneho bro aranyine nabwo ntiyatashye. Ahambwa ati taha turahurira mu rugo. Bro nyine aca muri za nzira zimwe ubushize nakubwiye ukuntu yashatse polisi, ukuntu bla 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 bla. Nkimara guhakana mvuga ko umuntu wanenda ntamwimuzi pe, uwo muntu ndengana. Bro yahise ansiga burundu, sinzi iyo yagiye. Man inzara irandya. Bro yaravuze ati urananiye nyine, reka nkusigarane n'icyo kida cyawe. Urumva njye nari namubwiye ko nshaka kwanyica, kandi urumva ntabwo yagombaga kubikora. Aravuga ati kugira ngo nkomeze ngumane nawe reka nigendere. Urumva nawe byamunaniye kubyakira kuko yibutse ukuntu twaruhanye, yibuka utuntu twinshi. Aransiga, inzara irandya. Kandi twabaga mu gipangu ariko n'abakire bagira toilette. Noneho toilette yamara nko kuzura bakayisiba. Urumva bamara kuyisiba bakahita banagapavoma neza, ashyiramo umupangayi wa veni. Shabana beza gusa. Naho hantu nari nibereye. Inzara irandya ugasanga umukire ari gukaranga urukarango rwiza cyane. Noneho umuntu twiturabizi abakuru. Kandi numvaga ikintu nari mfite muri njye yari inyama ntayibonye, yari danje. Ubwo baba barimo gukaranga nkafunga inzugi n'imirya, nkafunga byuze, nkafunga kugira ngo atagera kuko ariko ntikabura kwinjira. Isaha zo kurya ndabyibuka, kanshimira abantu ntibuka amazina yabo. Nagiye bampa amandazi sinishyure. Aya ntabwo ni grand frère azishyura, ntiyagiye mu kazi mu mamandazi 3. Ngahita mvoma n'amazi kuri robine nkanywa. Ubwo nari ntwite, ndicara ndibaza nimburara 3 bizaba ngombwa ko nkore inzira abandi bacamo ngo mbone ibyo kurya. Ningira uwo ndirira azayampa ariko nawe amwisabe kuryamana nawe. Nkoranye inshuti zanjye z'abakobwa nari mfite, harimo na girlfriend wa bro wanjye. Tabwanjye ndatashye. Utageze ni ihuye, hari inzu ya papa ngiye kugenda nyijyamo nje mpinga sinzahurara nkuko ndi kuburara. Nyine ni nabwo babimenye, akagusekerere wowe itwaye inda gute. Urumva byabaye ngombwa ko nabo bambaza ukuntu byagenze bito nuko nari nteye. Ndabwira nta muntu nkeneye ko mbwira ibyanjye. Urumva ariko n'ubana n'abantu bazi ko nyine uri umuji uri aho ngaho nyine nta bindi bitavamo. Kujya musese byagenze gute. Wabona ninde dukurikiye uvuga bibaza ati naciye muri humye uriya muntu. Babimbwira inshuro nyinshi. Ubundi ndabyibuka barambwira bati ari ukuntu babigenza. Fana minda. Nibuka ukuntu ari ngiye bucura mu rugo. Nibuka ukuntu mere ntamwibuka. Mu mutwe numvaga naramwibagiwe. Nibuka ukuntu grand frère yanyitaye ndavuga ko kingewe nakwikorera risk. Nanjye nkagira umuntu nitangira mu buzima bwanjye. Ndabyibuka wamaye amafaranga ntawe mvuze kuyikuramo, niyo nagize impamba. Ndabyibuka nagiye kuri volcano hano mu mujyi, hamwe gare yabaga, ndatega. Bari bamperekeje bavuga ati Claire ntagiye mana ariko dubeye.
ubwo hari wanabeshye nyine ko ngiye kwikuramo turabanza tunajyana kwa muganga ndahabwa ko se ko niteguye ni nariye burije mwareka nazaza ejo kumbe ejo wari umunsi wo gucaho nafashe ibintu byanjye byiza byose ndabwira ni mutoranye ngewe ntangiye icyaro mwe mutwara ibyo mushaka ndabyibuka bakase rompuwe barirukanka bajya kureba babona bisi irakomeje ndajya Nyabugogo ajya kureba ataragiye babwirana kerere ndataha njya mu cyaro jara narahinze ndi umwana wavukiye i Kigali narabwiriwe nariye ibijumba indi gusaba inyama pole kabisa nzi uko inzara iryana niho ujya umbaza ngo kuki kugiye kurya usenga yego inzara iraryana mani ninkubwira ngo ndashonje uzamenye ko nshonje sorry kabisa noneho gusonza utwite urumva abona ari nsanze iyo utwite ukajya mu cyaro mani uburi icyo ntazi uburi icyo ntazi uburi ishyano uburi ikigoryi uburi mbese uba uzanye intare mu murwa wamuganiye hari abamama mama Richard Messi yaramfashije ubwo grand frère sinzi amahabari kuva icyo gihe ndikubwira nyine ubwo yagiye aricyo nanjye nifatira umwanzuro nasohotse mu nzu ndababwira nti nimara amafaranga tubarimo mugumane ibi bintu ubwo bizabishyura gutunguka iwanyu n'agafuka kanditseho umoja n'utwenda mu ntuze urumva uko byari bimeze kwa grand-père mukobwa watwise mukobwa wagize ute wa runaka yanzu nahungiragamo yari irimo ko nawe adashaka no kuba mashambure ngo nijyame byari hadi ubwo wenda utararenga aho ngaho ndagira ngo unahita utubwira wenda kurumva turajya kubisanisha n'ubundi mpamvu navuze ngo bijya gusa n'ibya Firdausi nuko ni case imaze iminsi izenguruka mu itangazamakuru ntago wenda ndi kuvuga ko wenda byakugendekeye nka Firdausi 100% ariko harimo isomo rigerera n'ikiganiro n'ubundi duherutse gukorana abantu nkabona benshi batutse wari kumwe na Nyamwiza umukirikazi wa filime bona babatutse nyine badasa nk'abiyumvisha ko icyo kintu mukizi Jaras izo mbaraga zo sinzi uwo nabonye yandika wishira uwo muntu byagize ngo ndetse ngo iki muri comment sinzi ukuntu kancitse ngo ijoro ribarwa riraye n'iki main nabivuze ngewe nkanjye kuko mbizi ko nabinyuzemo kumubabarira nta kindi ni ya mibare nateye mbona n'ubundi vindimo kumufungisha imyaka 25 ndibaza nk'umuntu ndabyibuka aramubwiye genda uzapfura imbwa nyine ko yaranambwiye ngo ndabyibuka kuko yajyaga ahora ambwira yuko ngo nkunda nkambwira hapuri mu bimani ntago nge buri rasita ariko wapi ntago byava urumva yanabikoze juste kugira ngo ampime ni ibintu yakoze nyine kugira ngo anyereke ko arenze ko bikimara no kuba yarambwira ati dore ibinini maze uzahorana nanjye ibihe byose dore ko ndi mubi ugiye kubyara njye uzahorana iteka ryose kandi koko naramubyaye pe ubundi abashima bamwumva bumeze mute kimbabaza murangira n'inshuti z'abashi nyinshi ji wanjye nyine nuko nahise muganda mbwira yoba mani nawe mubwiye nutayoba baragufunga ngiye nkugiriye inama uri ji sibyo uri umujama yoba ubwo nawe yayobye uko nyine yayobye aricyo nyine gera
mu cyaro nakoze utuzi dutandukanye, nakoze muri Zari Rubona bariyo lab, nakoze mu tubari man kugira ngo umwana wanjye muhigire. Byibuka abantu bize muri campus Butare muzi ko hari abatanyibuka kandi mwaramfashije. Najyaga nza nk'abamesera, abandi nkabandikira note, abandi nkagira ne udutwa dufaranga mwagendaga muma. Two twatumye mbona uko mbyara imfura yanjye. Impamvu iyi story nyahagurukije n'ubyo bihe igihe nkimara kubyara grand frère baramufunze. Inkuru ingeraho ko bamufunze. Yego. Nari nibereye mu cyaro. Ubwo mwari mutarongera guhura. Tutarongera guhura. Dara. I swear. Ntago nibutse ukuntu yantaye. Nicyo kintu gira mbabwire kubabarira icyari cyo. Aho utangirira ubabarira. Still nari nkiri mu bibazo. Still nari nyifite igikomere. Naramusuye. Ndabyibuka ari bamukatenga imyaka 5 sinzi amafaranga abasore murabizi ko ari yo muzira. Ndajurira ntazi yo biva niyo bijya, ndajurira munsi nkaza ndi umugore we mpetse umwana, reba guva Butare uhetse umwana. Ndabyibuka ni nabwo mperuka kwambara iribaye kubu yimpaye sha abaye G imani gitenge ukagerekeranya n'ikindi nakandi hejuru ishwe nakandi mu mutwe wega we najya Kimironko. Noneho ikintu cyandakazaga niba byarashize simbizi, niba bikiri ku magereza simbizi, hari ukuntu twagendaga tukicara, twakwicara bakavuza ifirimbi. Iyo firimbi rero yahitaga inuruna, none areba bambaye iriya myenda bahita nibuka amafirimbi yo muri jenoside. Umva nyine urumva nabwo nabakameze gutya. None ikintu cya mbere namubazaga nkimugera imbere, bariya abantu muravugana? Yugami bariya abantu uraryama ugasinzira. Yego urumva byabaga byamaze kunyefecta, byaranyafexe cyane. Ubwo ndaburana bamukatira umwe, ndabwira gukore nzajya ngusura. Hari n'igihe cyageze arambwira ati ntuzongere kugaruka. Ndamubwira papa ajya gupfa arambwiye ngo nzabiteho, ari nge mutoya ninge yapfuye turi kumwe kumwe ngo nzabiteho, ari mwe bakuru. I suppose wowe nubwo utigeze unyitaho ngomba kukwitaho. Ararira. Ubwo twahuraga ari amarira, ubundi nta nubwo twavugaga iby'urubanza, abandi kujya kumva hirya za hene zarabyaye sha ihorere wa muntu nyine y'amafaranga ari kuzaduha. Mbese biba ari byinshi kuko bavugira rimwe. Twebwe twibereye mu kurira tubwira nihangane. Ntabwo mbese twigeze ntawabwiraga undi ko amerewe nabi ishwi, ahubwo twabaga turi kwibuka ibintu byinshi twaciyemo. Nkajya mubwira ujye wihanganira bari abantu, ntugapfe kuvuga, mubwira utuntu nyine kandi niwe mukuru, mubwira ngo uko azajya yitwara. Ngani sinzigera numva wagize koze ikosa. Ni umwaka witware neza usohoke. Ndabyibuka bro agisohoka Feri yayifatiye iwanjye. Nageze aho mva muri famiye, akoraga ku Gikongoro mu kabari. Ndabyibuka ateruye umwana wanjye, nawe kubera kwirirwa niruka mbona ari hafi kujya mu mutuku kwa kundi ukora amanywa n'ijoro, uzi ngo umukozi ari kwita ku mwana kandi ari bubyirira. Brora wanjye araza yamwitaho. Umuntu ava muri gereza atameze neza, arwaye indwara nyinshi cyane. Iyo ntambwe nkubwira yo kubabarira nkuhereye ku muvandimwe wanjye, kuba narabashije guca bugufi. Urumva ibyo bintu bye byarabaye. Nari nkwiye kuvuga ngo nagende nanjye naragende, ariko still amaraso ntago ari amazi. Ariko urumva byamfashe igihe kinini kwicara nkiyakira. Nkuko kumara kwiyakira ndabyibuka nicaje bro, nagiye nca mu bintu byinshi, umwana ndamutanga bla bla bla.
hari igihe twigeze twicarana ndamubwira umunsi uzumva ugiye kumva utandi inyuma urumva mu bintu byose ndimo uzambwire mbere nimba ari n'icyaha nakoze ujya uza unsapotinge mu icyo cyaha noneho tubivuganire ku ruhande nukuri niyo nshuti ngira ndabyibuka iki kintu umbwiye n'ikibishize yambwiye ati uzaganiza abantu kubabarira. Wow. Umva nanjye nasomye inkuru ku gihe mbona umumama ibyamubayeho ndavuga nti no matter what ngomba kuganira na Claire kuri ino ngingo kubera ko byasanishwaga n'ubundi n'ibyabaye muri ino minsi kuri Saga ku gitekerezo wari watanze abantu benshi nabonye bagitera amabuye so rero nari ndimo mbisanisha tu Jaraz kubaho bisaba kugira umutima ukomeye bisaba kwihangana mutibagije no gusenga uretse umuvandimwe wanjye ubwo twarwanaga twitwa ko turi twenyine kandi dufite imiryango ni ukuri narayibabariye ariko kubabarira hari ukubabarira umuntu nawe ukabona nta mbaraga bifitemo sibyo ukabona nta ntambwe afite nyine yo kukwaprocinga muri aho dusurane nta muntu n'umwe muri famiye yanjye uzi aho ntuye especially famiye yo kwa mama wanjye nta n'umwe uzi aho ntuye umumama w'abana babiri yego ku myaka 14 hafi n'itanu imfura yanjye ifite ntawe uzi aho ntuye kuki niwe wabihisemo ko cyangwa n'umuryango nawe utarakiriye izo mbabazi ni umuryango utaramenye ko nawe ubabariye ntabwo wamenye ko nawe ubabariye nateye intambwe narababariye pe bya bindi bibi byose narabisibye kuko ubu I know who am I and nzi icyo nshaka kuba cyo nzarara amajoro nzagira ne nzabaho kandi n'abana banjye bazabaho sibyo bubi bwiza buse bute n'iki nibyo nakubwiye biriya bintu bya Ndimbati bikimara kuba nahamagaye se w'umukobwa mbere yaho yigeze kumbwira naragiye bibongeje minerivare bya bindi covid isa nk'ivuyeho ndambwira se mwana kubona imibare yuriye 100 ya minerivare umwana arambwira ati aya mafaranga ati ni menshi we ati amafaranga yareke ati umwana naze ducuruza naramurebye tamureba abwaze mucuruza ati yati wacu tugarukira mu gatandatu nabwira ni nawe ugiye kumuvutsa kwiga nkuko wabimvushikije ngo iki kigo cyishyurana menshi ndabwira na ahubwo yiga ku cyamake uko mba mbyumva ngewe yiga ku cyamake amafaranga ni menshi ngo uzamujyane ngo nkanga Kampala ngo bishyura ngo ni nk'umwaka kurayo ngo kurayo nahavuye musezeye ndamusezera koko ndabyibuka nageze mu rugo mbwira inkumi yanjye ndayiganira rero ibintu ni bibiri kwiga cyangwa gucuruza ati se ncuruza iki mbwira uriga cyangwa uracuruza ntihitamo ibyo bintu ati se gucuruza hehe kwande nande nabwira ibintu ni bibiri gucuruza cyangwa kwiga ati se mama ko nkunda kwiga ni sawa nubwo kwiga ni njyewe gucuruza ni papa wawe nari nashyizemo akantu ko kuzajya mubwira nti weekend nzajya mumukoherereza ariko uko yagiyeyo akagaruka numva umwana afite ibindi bintu mu mutwe yahindutse
ngira ngo Kuri n'ubushize wabikomoje anniversaire- uravuga uti turababaha mukabakoroma. noneho kuri aniveriseri ye hakaba ubwo mubwira ni mfasha umwana wawe haboneka amasogonda ntugire ikintu uzana umwana amaze kuba nkumi buriya abana abakobwa na base ni ibintu bikomeye cyane. akambwira ati ma wabwiye vi akaza kuko umfasha nkamwinginga ni mfashe iminota 40 uri mu mujyi wa Kigali ndabizi ntiwabuze itike ati iyo modoka cyangwa urira akamoto uzi ndabyibuka uwo munsi twaramutegereje paka 2:00 z'ijoro umwana n'amarira mu maso ndamubwira ihangane mva ubwo iyo ntambwe yindi nari namaze gutera yo kumubwira ujye ugenda uri kumwe na papa wawe muri weekend bakugarure nagira ngo amenye papa we ejo n'ejo bundi nshobora gupfa njye ntabwo njya nishimira ababyeyi bangisha abana ababyeyi babo kuko ngo ntibabana no way ndabizi ngewe icyo dupfa ngenewe nawe ntabwo umwana birimo abana ni ba victime nibwo namuhamagaye ndamubwira nawe seji kubona byakaze mani nawe ngo ushyire ibyapa ntabwo turamenye ati njye wijama mani atase wabikora ejo bundi sinakubonye uri kumwe n'icyana nibwo yakize ko ufite umwana w'imyaka 10 n'ingahe ngo urumva ni mbwira nkuti ibyapa ahanga ati shati yawe ho bamfungira kure ngerageza kumera nk'umujama kubera ko induru nta kikemura toujours n'ubundi udafite umutima wo gufasha ntiyazapfa gufashije n'iyo leta yaza ni bya bitatu akemera ati ndabona bitatu buri kwezi wamurasa ishwe nyine ntabwo mwe muba mwumva uburyo induru ubu toujours nta kimara gusakuza brabra genza buke uko ugenza buke niko umuntu agenda nawe ubwe yigaya gusa uyu muntu utanyirukansa utagira ate nkabona abayeho asa neza umwana akomeje gukura nibwo ushiduka gukizwa se n'iki ukizwa ibyo wakoze bibi ukabireka ugatangira indi nzira nziza ntabwo bimwe abarokore bavuga ngo gukizwa no kugendana Bibiliya ngo bla 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 no banza ukiranukira abakwegereye na babandi mufitanye ibibazo gufata umwanzuro wo kumubabarira kuva umuntu ambwiye ati wacu twe ni mu mwaka wa 6 naza acuruze naratashye ndapfuka bambwira umwana ni mbabarira uyu muntu nawe siwe ubwo muntu uzi ni gute utamubabarira naramubabariye niyo mpamvu duhamagarana nkawe ngani nkujyane ibyapa itabarate icyumweru gikurikiye hari n'ikariso yawaze ngo nyine ngo urumva ngurebye uri ku cyumweru gitaha ngo ndabijyamo biratubabaza iyo mutaduha ko ntimukayaduhe mu ntoki mutumva ko tugiye kuyakoreshamo izindi bezuwe zacu genda ujye ku ishuri ry'umwana ubaze nimero de konte wishyure wiyama wimbwira ngo ibihumbi 100 ngo byo ngo guhahira umwana genda ugura agafuka k'umuceri sibyo ugure nayo mavuta uzane mu rugo utereka sibyo niba wimba amafaranga niba wumva ko kurekura hari abantu benshi kurekura cyitwa amafaranga bigorana fo kugira ngo urakuri noti 100 uravuga uti noneho nsizi heru genda niba ari uwo mwenda umugurira mbaza uti yambara kangahe ubwira ugende ugura ibyo wumva umwana ariko nawe yumva afite uwo muntu ese kandi yagiye gukora ubukwe buryo uzacunga abakobwa bagiye gukora ubukwe intambara iba ni papa w'umuntu kubi iraba pe kuko kenshi hari ibyo mwirengagiza umwana akavuga ati ngewe uyu data sinigeze mubona uwo nabonye n'uriye mumushyire hari inyuma ya hariya ndamushima ariko nambeka ingofero suriye kubera iki ugataha ubabaye niba yewe barakize shani bakimpa umwanya uretse ngofero bayihaye uriya nkande ko ari ngewe se hagarara ujye mu mwanya urimo buri wese niwe wiha umwanya agomba kubamo aho rero niho nateye intambwe zo kubabarira kuba wababarira uwaguhemukiye kuba wababarira umuntu wakuvukije ubuzima ubundi ngewe twagakombye kuba turi mbiri
noneho n'ahantu akorera yewe naha hirya noneho nuko ugenda nkajya mvuga nimanura ibi biravamo kandi baba barageze no kuri level nziza ase mani ko nagufashije wowe ukiri ingegera mani nukuri nagufashije ashatse oya yimfashanye niyegera umwana nge sinkeneye ko ampa amafaranga cyangwa mfashe yereka umwana urukundo rwa papa Jondi yarambwiye ngo njye mwita umukobwa tubana umukobwa wawe se rega mumeze nk'abangana kuko imfura na nyina nabo amaze kukura hahandi nyine tugirana inama ari nge ntakanga aho mbona utishimye ngo wanganirije ariko ni rezilita cyangwa n'imbuto z'igitiwo cyakuruhije inshuro nyinshi mbwira abana banjye ko guca bugufi kwihangana kunyurwa no guhora banezerewe aricyo cyadanje kuko hari igihe kigera mbese abana banjye nibo bamontive mbese uko kundi umuntu abazango none se ngo umuntu ngo wireferaho mani unsigaye ari abana banjye hamwe kuko umwe yiga mu wa gatanu undi yiga mu wa gatandatu bigeze kuri ya level bajya muri debate noneho umukobwa ngo yagiye kuri level ngo kuri mama umuhungu ajya kuri papa arangije nyine bataka kuntu mama ari bataka papa urumva umukobwa yagiye kuri side ya papa umuhungu ajya kuri side ya mama bakagezaho ngo kare kabihoreye bose ngo uziko mama ajya kugise sinzi igise ko yakimenye sinzi aho yakikuye bari kugenda bumvikanisha nyine bo bumvikanisha ukuntu mama ari umuntu urenze ngo uziko mama ngo hari mutaburara ngo uziko mama hari ngo nyine agenda avuga bya bintu ngo nkora noneho mushiki we filime yabaye bashedutse ari uri kurira mwarimu ati bite kurira ati ibintu byose ari kuvuga ari byo mama akora ni ukuvuga ngo tujye tuba fier impamvu benshi tutababarira sorry kubibabwira hari abareba abana banjye bati disi natwe ni ukubabangana iyo utigeze kugira umutima w'urukundo utararutojwe uri mutoya ntabwo uteze kuzawugira urukundo rukavaringa buri kimwe cyose urukundo rurihangana ibi byose tuba turimo na bya nkundo zisanzwe zino turi kubamo utasanzwe uri umuntu nyamuntu ufite umutima ntabwo bizigera ubigeraho life aho igeze kuri iyi saha abantu bose babaye babi ejo bundi hari ahantu nsigaye njya kwiterera uturaka umwe mu ba DJ nzi twazungurukanye mani warantunguye yaraje nibisigaye kora cyo ndavuga ni karabaye nabanje kugira ngo ari kwikinira mbona ari seri ngo naho ugeze ngo niba ugezemo rwego ko ndaceceka arinjira asohotse ngurega wigeze n'umuhungu ku ngufu ngo urabyigize urumva yankoze mu mutwe yinjira mu gusohoka ngurega wigize umuhungu avuga se nkiri umukobwa mwamfashije iki bro man kugenda mu modoka ntibirenze imodoka isigaye igura ngahe harya jana uri pfana kabisa imodoka isigaye igura ngahe n'ebyiri urayibona ebyiri nyinshi n'imwe na 200 hari duhari ayo kuyagira menshi haruza akavuga ati 800 yawe ariko hari amabenzi ya wisa benzi zira z'amaseno wanyumvishije kuba wicaye muri benzi rero ushobora kuyibona jara kuba yicaye muri benzi nta birenze hari igihe ubuzi kuri kunkanga kandi nawe urataha ukararira amarira yamureka kutwikaragaho mani uyu munsi ninjye ejo ni wowe hariya wowe uri kumbaza ibyo nsigaye mbamo makura umugati
nabonye impamvu abadiaspora mwubahwe man mwubahwe ntibajya baruhuka arakubwira ati kuva sangaye kugeza izi saha mba ndi gukora n'urugero ndi kwita kuri care y'abantu bakuze kuva isaha kugera iyi mba ndahantu ndi umusekirite kuva isaha kugera ugasanga mu masaha 28 aryamamo amasaha 4 uri kunyumva 4 cyangwa ugasanga aryamamo 2 yakwiye umwese wamugeraho yanzu rwose ikeneye kubakwa iPhone 13 Pro main uzi imbaraga akoresha nanjye rero namaze gufata umwanzuro Jaras ukura amaboko mu mufuka niba ari ahantu ijoro ryose uraye uryamye uryamye cy'amafaranga ntitwaryamye muri covid bihagije shamwabyutse kuko birazima ariko mubyuke niba ari akantu ushaka karimo k'amaboko bagusuzugure ariko ugize icyo uri butahane ndabyibuka aho hantu ndi kuzunguza ndazikara kuzunguza Yesigaye mbyita gataro amenye nzunguza gataro mu kajorojoro ari umuji wambwiye ati uzi ko ari wowe mwiza uri hano urumva ari igihe umuntu akubwira ikintu ukajyana ubusinzi ndavuga ni ndaje gato ndikatisha ndagaruka ati uri mwiza hano ndavuga ni mbwiza ukuri none ndahagarara reka tuganire kubera icyo uvuze ko ndi mwiza ati reba abandi bose bambaye ubusa ntabwo ndi kubona ubwiza ati abandi bisize bya bintu wowe ntabiriho nereba uburyo ndi kukubona ibaza uriya muntu akarabye kandi kuko nanjye mbinyujijemo amazi aga ntibaza akarabye kuko azoge oya ntabwo iryo joro yakaraba nyine hari utuntu twinshi dutuma umuntu bimumotiva akagira motivation sibyo akanabaho yumva ameze neza dushakisha ibyo dukora tureke kwirirwa twikaraga nuba ufite icyo ukora wa muntu wajyaga gupfukamira urumva kugira ngo ave nakagasuzuguro no kutabasha kwihangana azavuga ate wayi nta nubwo uzaboneka azahura baza se amakuru yawe ubayeze kuko uri bize niyo byaba biri kwishyura makeya igihe uzahora uri ikibura buryo kirirwa kiva gisohoka kinjira ntuteze kuzagira agaciro ubaho wowe ubwawe nabonye ngo bisigaye bibungukira kuzamura ntuzo kaguruze ubundi bamwumva bimeze ati 1 2 3 4 5 ari ubusimba buruta ubwo ese ubwo umuntu wamubwira ngo babarira umuntu wakugiriye nabi ahereye tondo saa 2 umwe saa 5 undi saa 7 undi z'ijoro ubundi si ubundi birabyo ntibitera igikomere none se bitagutera igikomere deje uri kujya guhiga amafaranga urumva depression yari inye ntibaho ahubwo se si yibabamo impamvu ufata umwanzuro ariko tinyaja kuba uri kumwe n'umuji mu masaha 2 ukaba uri kumwe n'uwundi ya magambo wabwiraga wa wundi wa mbere ari uri kubwira wa kabiri urwego rwa maze namwe mukadebera be ujuru nk'uwa vent urumva wemeje baba ukajya kimwe nshimwe wari kubara amasaha avuga ati ngegera igere bwangu njya handi phone biri kuvuga be wakwitabye phone oya mukanya nshuti zanjye mana banuzi ko babaye ibikoko kubera ibura ry'amafaranga sinzi umuntu mwaye avuze ngo mu Rwanda ngo bavuze ngo ntitwishimye ngo turi mu bihugu bya kangaye bitishimye hagana ariko nubwo tutishimye dufite umutekano undi nawe ngo uheze ngo hano hepfo ntibari kutuniga ni wa kicucu we uzi impamvu bari kubaniga uncungirwa kuniza uramuzi si wa undi wirirwa aha sinzaraze nukuvuga ngo kubera ko nta abantu basigaye barabaye kubera ya covid yamazemo igihe kinini abantu nta kintu cyo gukora baradebereye noneho kwa kudebera urumva twaryamaga inshuro nyinshi kawunga zitangwa ibishyimbo byikaraga ku murenge babitanga ubu noneho aragira ricya yakwinyabya agasanga Jaras afite agacupa kamusomyaho agakurura amafege 3 imvumbano zisindisha kubi
ariko murabeshya tu. karareka dusoze. Reka mu gusoza Dufate isomo riri muri icyo kintu kijyanye no kubabarira. isomo Nubwo bwose bigoye bivuge gutyo kuko hari abo byananiye. Impamvu naguhisemo Clara, urabizi ko tuziranye mu buzima busanzwe, ntabwo ari kugira ngo nsonge igikomere cyawe, ariko ufite inkuru nyinshi cyane zikwerekeyeho njyewe nzi, hari n'izo utavuze urumva, kuko umuntu agiye hirya akajya mu bindi yabona warababariye ahubwo ubuzima bwawe bwose urumva. Nk'ubu ngubu nubwo bwose wavuze hari ibindi biri inyuma yabyo nabyo nzi ariko bikomeye, wenda ntabwo turi bubitindeho cyane, ariko isomo byarakera nari nzi ko nzandika igitabo. Ariko igitabo mu kucyandika ntago nyambwira abantu sinize. Uzi mbonye nk'ahantu bari kuvuga ngo kwiga ni ubuntu, najya kwiga kugira ngo nandike igitabo. Hari benshi byafasha, kuko hari n'abantu tujye duhura kambwe gusa uracyabaho. Ubuzima bwanjye bwabayeho ari igitabo gikomeye kibi kivanzemo agahinda. N'ubu mfite ibitabo zambwire rimwe amajenda yanjye ngende nkwereka aho nagiye notinga. Mbere ntabwo nari nzi ko nakwegera umuntu nkamuganiriza nkaruhuka. Mbere narandikaga, noneho uko kwandika n'ubundi après iyo mbisomye ndababara. Noneho mu kwandika igitabo ndavuga iki gitabo ni inyandika nabwo still uzakigwaho. Hari n'ukuntu njya ntinya, ari nk'igihe tuba turi nko kuri YouTube nyine kuri televiziyo, ntabwo nko kuri interview yanjye mpita nyihutisha cyane, simba nshaka ko umwana wanjye bane niba kura bazamitana niba bajya babyumva ahandi mani, ntabwo mba nshaka kubabwira ububazo naciyemo, urumva nyine simba nshaka ko ako kantu bakabona. Nkuko kubabarira manager kuva navuka nta kintu kinejeje ndabona kuva navuka. Hari n'ukuntu umuntu aherutse kumbwira ngo ko ugira ibintu ngo byaba ibirori byaba ibyago ntutubwire nk'inshuti. Ndababwira nk'inyi inshuti mu buhe buryo? Niba ntakubwiye nyine nturiye mani, umuntu arakubwira ngo mufashe, ndaguhamagaye ndakubwira ibintu birakaze, aho kugira ngo umfashe urumva, cyangwa umfashe mu rwego rw'ibitekerezo, ngiye hariya mbisanzeyo mani. Kuki muteye muryo umuntu? Abagabo noneho bo muri iyi minsi babaye injajwa, muravuga mani, muravuga pe. Kumva umuntu akubwiye ikintu ukavuga usemana ya, kandi uzi ngo wagisangije, nawe akikubwira ngo uramenye ngo ntuzabibwire runaka, kandi wakubwiye ari we wabimubwiye. Jara ni ukuri hakwiriye, sinavuga ngo nzakora akantu kera ari mbumukire ko kwita ku bagabo bafite ibibazo yo mu mutwe ni benshi, kuko n'ubundi nk'ubu noneho bashyizeho 8 24 ntibagitaha. si urota bukeye nkabizi ngo umugore aratwite, yewe ntibataha bajya he? ese kuvuza ngo bajya he? uzi impamvu badataza? ahita akubwira ngo madamu aratwite, ngo kandi ngo urumva ngo mu rugo ubu nta kuntu nyine urumva umudamu yatwite hari ibintu byinshi bihinduka. Abasaza bahita bajya imihanda, uhura na korodine akurya 10, uhura na koko akuramo tarani, uhuramo na nuzi senkani. Ni izina ry'Imana, umushahara uzabona utakiguhaza. Namwe babyeyi muri kumwe n'abagabo banyu,
hari ibintu byinshi mukora ngo uri guhimana n'uwo uba wihima ibyo mwima aragenda ahure n'abandi babimuye mwibanga rikomeye ngo ndimbati yageze ate yamaze mani na gutera amabure ntihazagira umuntu umutera amabuye kuko mubibamo ntihagira umugabo uzamura agatoki yandika ati ngeshwe hahita haza umusubiza we bari kumwe ejo ntabwo mbateze rero kugira umutima wo kubabarira bitewe n'uko deja ibintu turi kubamo muri iki gihe byuzuye umutima mubi byuzuye ubuhemu none se n'inshuro zingahe abagabo tuba turi kumwe usanga abakobwa baba bari kumwe nabo ari inshuti z'abagore babo ni ubuhemukiye mugenzi wawe ntabwo uzi ukuntu jara birababaza kumva usangira umuntu n'undi nubwo bwose wakwikomeza ngo nta birenze mani ngo none se ko ataha birababaza uba wumva bishobotse umugabo yaba wawe forever ariko kumva ngo kandi inkuru ziragenda kandi n'abari abakobwa barihenura ushiduka kubwira ngo nta muntu ufite yagusuzuguye ngo ntuze ngo uriya ngo uzambaze urumva kandi niyo experience nzi kwifite imbwa ze ngiye ko ndakarima k'ibibazo oya ariko ngewe by the way ntabwo ngewe ndebera kuri pase yanjye nta kivuze nta n'ikimbwiyubaka akanya ngewe ahubwo pase yanjye ituma nkora kugira ngo njye imbere sibyo nzaho nari navuye let me work hard sibyo let me work hard noneho iyo wakoze cyane ibyo uri kwikorera biravuga ba bantu baraza mani barakugarukira ntago rero duteze kuzababarira natwe ubwacu tutibabariye igihe wowe ubwawe utihaye ukavuga uti nsigaranye amasaha 2 reka nduhuke ntuyihe uzababarira ze wundi wagukoreye akantu kangana gurya ntibishoboka tubanze twimenye reka tugushimire rero ngira ngo n'ubundi ubuzima bwinshi tuba turi kumwe wenda abantu bazaduha ibitekerezo kuri iki kiganiro nibiba ngombwa uzaza ugira ibyo uvuga wenda bindi ati bitutse byawe birakabije ari umuntu gutuka ukibaza nk'uyu muntu wamunyereka ukibaza uyu muntu asa turi kuntuka gutya haravuga ngo dore za Marine ngo dore zande ndi ariko nditunze kandi bibaye byiza nawe ukaza twafatikanye kuko ibi tuba tuvuga Jaras bajya babimenya ntago ari ukwikina kubera ko abantu bamenyereye kubeshya cyane abantu basigaye barabonye ko ibintu byose ari ukwikina nukenera kumenya iyo nkuru Jaras arahari abayabahaye nimero uzampamagare tuganire niba ari n'ikintu cyakunaniye kwihanganira uzambwire nkuganirize bizagufasha sibyo hari nibyo mba ntavuze cyane hari ibyo mba ntavuze byinshi byumve kandi byagufasha komera ushikame umenye icyo ugombera gukora umenya aho ugomba kubarizwa hari abantu muri kwibarira ahantu mutakwiye usanga ngo imvura iraguye ngo reka mpamagare ngo cab iraza mani iguce veni sibyo wari ufite senkani nayo waboneye muri bwa buryo urabwibuka bwa bundi wikarazemo ubu hamagaye cab ya veni nuhamagara cab ya veni nugera uhita ubwira musane champagne ni kenze ni veni ubu usigaranye angahe iryo joro nutabona uzabaho ute urumva ko hajemo n'indi ngingo tuzagarukaho ubutaha ariko reka duhinira aho ngaho asante murakoze cyane